Bakunzi bacu tubaha ikaze mu gasobanuro k'uyu munsi turaganira ku nkuru y'umukobwa wahagaritse ubukwe bwe kubera uburwayi bwa murumuna we. Ni inkuru itangaje cyane kandi wakwigiramo byinshi. Ni inkuru igaragaza imbaraga z'urukundo ndetse n'imbaraga z'ikivandimwe no kuba hafi nk'umuryango. Yikurikire. Dutangira hari abantu banezerewe. Umukobwa yapfutswe mu maso, hanyuma bamufungura amaso abona ahantu handitse ngo marry me, bamusaba gukundana cyangwa se kubana by'iteka ryose. Hanyuma arahindukira areba umusore umusabaga kubana, hanyuma umusore amubwira ati Isabella, nagukunze kuva kera, nkikubona nabonye ko ari wowe mukobwa ukwiye kumbera umugore, niyo mpamvu nahisemo kubana nawe. Ese ushobora gushyingirwa nanjye? Wa musore amwereka impeta ati will you marry me? Umukobwa ati yes. Ati twashyingiranywe ibihumbi inshuro miliyoni na miliyoni. Ati rwose ndagukunda nanjye. Wa mukobwa aranezerwa cyane, hanyuma yitonze wa musore amwambika impeta. Umukobwa nyine aranezerwa yikora ku mutima ati urakoze cyane, ndagukunda. Umusore ati ibi nibwo bushobozi bwanjye, urabona naguteguriye kuba nagusaba ko tubana mu nzu y'ababyeyi bawe, urabizi ko mu nzu y'iwacu hameze nabi, nta bushobozi bundi mfite. Umukobwa ati humura, nta kibazo rwose nanjye ndagukunda, icya mbere ni urukundo kandi byose tuzabitekerezaho kandi tuzabana neza. Umusore turabona maze igihe ntakazingira, dukwiye gutekereza ku by'ubukwe ariko nta bushobozi mfite ubu ngubu kandi ubukwe burahenze. Umukobwa ati humura, ntugire ikibazo, hari ibihumbi 10 by'idolari nabitse twakoresha ubukwe rwose, ndabizi ko kandi ibyo bihagije kuba twakoramo ubukwe bukagenda neza. Wa mukobwa ati nateguye amafoto ahantu tuzifotoreza, imyenda tuzambara, indabo nzaba nteruye, uburyo murumuna wanjye azaba ari hafi yanjye, muri rusange narabiteguye. Bakiri aho umuntu arakomanga, barebye neza babona ni se w'umukobwa winjiye. Ntabwo yaraje wenyine, yarazanye na Carmen murumuna w'uwo mukobwa ndetse na nyina w'uwo mukobwa. Hanyuma batangira kurebana bati se habaye iki ko tubona mutishimye? Ati Carmen ararwaye rwose, ararembye. Hanyuma bihutira kujya kwa muganga. Muganga ati rero murumuna wanyu ararwaye, afite indwara ya kanseri kandi kanseri yatangiye gukura, atavuye kare kanseri yamurenga ikaba yanamuhitana. Ati rwose ubuvuzi akeneye no bwitwa chemotherapy kandi burahenze, dukeneye amafaranga. Hanyuma kandi ubwo buvuzi bugomba gutangira kano kanya. Babaza muganga bataye amafaranga se igiciro cyayo bigahagaze bite? Muganga ati byibuze ni 15,000. Ibihumbi 15 asenatsi zashobora kwishyura, ahubwo rwose mugomba kuyishyura. Nyina w'umukobwa ati hagomba hari uburyo bwo kwishyura. Muganga ati rwose ntabwo hospital policy cyangwa se amahame y'ibitaro avuga ko mugomba kwishyura mbere, hanyuma tugatangira ubuvuzi ariko twabonye amafaranga. Hanyuma baramanjirirwa kubera ko ayo mafaranga ari menshi kandi ntacyo bayabikoraho. Muganga arigendera. Hanyuma bakomeza kuganira bamanjiriwe bafite ikibazo. Umukobwa ati njye mfite amafaranga narayabitse, yayandi nabitse y'ubukwe rwose yavuza murumuna wanjye. Bati oya, ayo nawe ubukwe bwawe Isabella ntabwo twayemera rwose, kuvuza Carmen ntabwo twakoresha amafaranga y'ubukwe bwawe, turabizi ko ubukwe bwawe ni ingenzi kuri wowe. Ise na nyina w'umukobwa bakomeza kuganira ariko babuze aho bakura amafaranga. Batasenanse yacu ntabwo ishobora kubyishyura, none twe nta n'amafaranga dufite, turabigenza gute? Turareka umukobwa wacu apfe? Nyine babura icyo bakora kubera ubukene bwari muri uyu muryango. Uyu muryango nta kazi se yagiraga, na nyina yagiraga akazi kadafashije, muri rusange bari abakene babaga bapfundikanye. Wa mukobwa witwa Isabella ari nawe wari ufite ubukwe atangira kubwira murumuna we ati ndabizi kuri bukire kandi biragenda neza, ntugire ikibazo, turakora igishoboka cyose tukuvuze, ndabizi ko utazapfa. Ati rwose ibi twarabiganiriye, uzambera wa mukobwa umfatira indabo hafi, ati kandi ndagusezeranyije kandi turabavandimwe iteka ryose, n'uwe gusa ngira. Hanyuma bahana isezerano, bahana intoki nyine. Tugaruka hakuno, wa mukobwa Isabella n'umusheri we Daniel baje kureba imyenda ndetse n'indabo zo kwambara mu gihe cy'ubukwe.
ariko Isabella yasaga naho atari hamwe kandi adatuje kubera nyine byari mu muryango wabo by'uburwayi bwa murumuna we. Batangira kuganira ku ndabo n'ibiki byose bizakenerwa mu bukwe. Isabella akagerageza kugabanya amafaranga kugira nyine bamwereke ibya makeya, ariko Daniel ati none se ko wambwiye gushaka ibintu bimeze neza kandi bigaragara neza ukaba uri kugabanya amafaranga? Isabella ati ariko urabizi ko murumuna wanjye arwaye kandi akeneye amafaranga menshi yo kumuvuza, bityo rero amafaranga yose ayabonye ntabwo yavuga. Reka rero turebe ibicirije ku giciro gitoya. Wagomba kubereka imyenda, yakomeje kubereka imyenda itandukanye ijyanye n'igiciro cyabo, bimwe wa mukobwa akabikuramo ibindi akabyongeraho. Bakiri aho nyina w'umukobwa na murumuna we baraje bati tugiye kwa muganga. Ati umukobwa ati se mbaherekeze? Murumuna we ati oya, tumeze neza, ariko atangira gukorora. Hanyuma bararebana, ariko murumuna we nyine asa naho arwaye ameze nabi. Murumuna we yitwa Carmen. Hanyuma ati rero muze kuduhamagara twe turagiye, aho tugiye murahazi. Wa mukobwa asigarana na Daniel umusheri we atoganya ubukwe. Aho ndamwerekaga imyenda ati ndabona murumuna wawe atameze neza. Gataro ntabwo ameze neza rwose, arwaye kanseri, niyo mpamvu nshaka kugabanya amafaranga nagakoresheje mu bukwe. Ati gerageza ubikubite inshuro bigabanye ubishyire hasi mu buryo bushoboka. Daniel na Isabella bakomeza kurebana baganira. Ati I'm sorry kubw'uburwayi bwa murumuna wawe, ndabizi rwose azaza kumera neza, azakira. Reka dukomeze dutekereze kandi dusenge turebe naho amafaranga yava. Tukiri aho twagarutse kwa muganga. Karumera ararwaye ari ku gitanda. Muganga arababwira ati umukobwa wanyu rero kondisiyo iri kugenda irushaho kuba nabi, arimo kugenda arushaho kuremba, bityo rero dukeneye amafaranga yo kumuvura kano kanya tugatangira ubuvuzi. Nataboneka rwose azaremba. Ese na nyina w'umukobwa bakomeza gusa n'abatongana, babuze amafaranga, babuze n'uburyo bwo kwishyura. Hanyuma ati rwose nta buryo dufite, 5,000 gusa nibyo twabashije kubona, kandi muganga yatubwiye ko nta kintu yamara. Ati rwose ubuvuzi sinzi icyo twakora. Ese w'umukobwa areba muganga ati muga, none se ubungubu ibyo 5,000 tubishize tukabyishyura ntabwo mwatangira ubuvuzi? Muganga ati oya, bisaba kugira ngo utangire ubuvuzi amafaranga yose mwayishyuye. Ese w'umukobwa ati rwose niyo dufite, uyu niwe mukobwa wacu wenyine kumwe na mukuru we, none ubu twabigenza gute? Muganga ati ntabwo nanjye nzi icyo nakora, gusa mugomba kwishyura kugira ngo utangire ubuvuzi. Rwose birandenze. Umukobwa ati ese ntavuwe byagenda gute? Muganga turashaka ko nkubwira. Ati ndashaka ko mbwira ukambwiza ukuri. Ati rwose uramutse utavuwe ntibyaba byoroshye, rwose ushobora no gupfa kuko uburwayi bwawe bwakurenga. Bakiri aho mukuru wazana amafaranga. Ati dore amafaranga ngaye, mutangire ubuvuzi kano kanya. Rwose ubukwe bwanjye nabahagaritse, ubukwe bwategereza. Na Daniel twabiganiyeho dufata umwanzuro wo guhagarika ubukwe kugira ngo mukuru wacu murumuna wacu Carmen abasha avugwa. Atavuwe rero nanjye nta bukwe nakora. Bati turabizi ko ubukwe bufite igisobanuro kinini kuri wowe, ariko kubera icyo wahagaritse. Ati ubuzima bwa murumuna wanjye nibwo buruta byose, rwose ibi si ibyo kuganiraho. Ubukwe bwategereza, ariko ubuzima bwawe ntibwategereza. Rero vugwa ukiri, hanyuma uze nyine dukore ubukwe. Umuganga aranezerwa ati kuba mwishyuye reka dutangire ubuvuzi. Hanyuma nyine batangira ubuvuzi. Murumuna we na mukuru we barahoberana ndetse n'umuryango uranezerwa kuba umukobwa yitangiye murumuna we. Hashize amezi 12 tugaruka hakuno kuri wa mukobwa wari ufite ubukwe. Murumuna we yinjira asenye na nyina. Hanyuma ati ndabona rero wahindutse. Yari yambaye wigs, ya misatsi y'abagore nyine, kubera ko ubuvuzi bwa kanseri bwari bwaratumye imisatsi ye ivaho agasigarana uruhara. Hanyuma nyina atereka mbe basiganye umwe muganira. Wa murumuna we Carmen aramwegera cyane, aramubwira ati mufitiye inkuru nziza. Umuganga yampimye yambwiye ko kanseri yanjye yakize kandi ubu umeze neza. Umukobwa aramuhobera avuga Isabella ati iyo ni inkuru nziza kandi sinabyizeraga rwose,
ni ibitangaza bikomeye. Ati ariko mufite n'indi nkuru nziza yindi ya kabiri. Amwereka sheke. Ati urabona iyi sheke iri ibihumbi 20 by'idolari y'amafaranga ni ayawe. Ati nayanjye gute ko nta mafaranga nagusabye, ko ntagufashije kugira ngo umpe amafaranga nawe. Ati oya humura, ayo mafaranga mu by'ukuri ntabwo ari ayawe ariko ni ayawe. Ati urabona mu gihe twari turimo kuvugwa kanseri, urugendo rwanjye rwose rwo kuvugwa nagiye ndufatira utuvidewo, utwo tuvidewo nkagenda dupostinga. Ati rero uburyo wanyitagaho ukamba hafi ukampa imiti byose nagendaga mbirikodinga ariko ntiwari ubizi. Ati ndabyibuka n'uburyo nawe yogoshesheje imisatsi kubera ko nari nsigaye imisatsi yanjye yaravuyeho nawe ukagira uruhara. Ndabyibuka kugira ngo tujyane muri uru rugendo, byose ndabyibuka. Niyo mpamvu nyine utwo videwo nagiye dukusanya twose ngerageza kudushyira hamwe. Ati rero urugendo rwose n'uburyo wambaye hafi byose nari mbifite ku mavidewo, uburyo wandwazaga ukanjyana kwa muganga ukamfasha muri byose nagendaga mbirikodinga. Ati rero minsi ishize nafunguye konte kuri GoFundMe cyangwa se kuri ziriya mbuga zitanga ubufasha. Ati iyo konti kuri GoFundMe nashyizeho ubuzima bwanjye bwose n'urugendo rwose nanyuzemo mu kuvugwa. Ati ayo mafaranga niho yaturutse. Ati inkuru yanjye yarasakaye, abantu barayikunda ndetse bakora ku mutima, abantu rero batangira kuyitanga. Niyo mpamvu rero aya mafaranga ni ayawe ya bwa bukwe wari warahagaritse, bityo rero yafate uyakoresha ubukwe. Wa mukobwa ati ariko nashaka kubona ko umeze ubuzima bwiza, umeze neza, wakize udafite uburwayi, nta kindi se nayakubikoreye kugira ngo umpe amafaranga. Ati ndabizi ariko yafate ukora ubukwe rwose. Kandi wa mukobwa ati ariko ndayafashe kuri kondisiyo imwe, uzanyambarira. Tugaruka hakuno Isabella arimo kwegera ikanzu y'ubukwe, hanyuma nyine anezerewe afite akamwenyu ku maso kagaragara nyine nk'umuntu witeguye ubukwe kandi witeguye kumera neza wageze ku munsi w'ubukwe. Atangira kuganira na mama we. Ati ndabona ugaragara neza mukobwa wanjye, usa neza. Tukiri aho na Carmen nawe yaraje. Ati nari nakererewe, nari nabuze indabo ariko ndazizanye. Ati ndabona ugaragaza neza Isabella, rwose urimo urasa neza. Undi nawe ati urasa neza rwose, urakeye. Umukobwa ati murumuna we Carmen ati rwose uranshitse, urumva mfite agahinda. Ati uransize njya gusigana njyenyine. Ati nari namenyereye kubana nawe, ukamba hafi, ukakuba hafi, tugafatanya muri byose, ariko uragiye. Undi ati humura ntawe ngiye, turi kumwe kandi nagusezeranyije ko turi abavandimwe iteka ryose, nzakuba hafi nubwo nshingiranywe ariko turi kumwe igihe cyose. Hanyuma umuryango uranezerwa cyane. Isabella ajya gukora ubukwe. Wakora subscribe ndetse ugakanda no kuri notification niba wumva iyi nkuru ari ingenzi kandi yagira abandi akamaro, wanayisharinga. Watanga na comment, dukunda abandika ibitekerezo byabo. Urakoze cyane.